areshya n'agasekuru gasekura tungurusumu rwose nabonye adashobora kubyara ko ari umuganga w'inshuti yanjye wambwiye ko adashobora kubyara ubusaka nagaki nyakubahwa perezida w'urukiko kanaga muceceke twumve ese ikosa ribi ni ugusuzugura umuntu muceceke kandi wa mugabo izo mvugo uratuma ngufunga nyandagazi ese wamenye gute katabyara wamuteye ndasivamo wowe mugabo we maze kumva ikirego cyawe wangezejeho witwa nde? nitwa Maguru nyakubahwa. Maguru. Noneho ikibazo cyawe kaba kerekeranye nuko wabonye undi mugabo asambanya umugore. Yego. Ibyo bintu bikaba bitemewe mbere y'Imana. Ushobora kwemeza ufite ibintu byerekana ko uwo mugabo wamubonye? Yego rwose. Urabifite? Yego. Niba ari ukuri. Noneho gwaye ino Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo urivugireho kandi urayire by'ukuri ko wamubonye kugira ngo tumufatire imyanziro n'urukiko. Ngabo. Njyewe Maguru. Ndemeza ko amagambo ngiye kuvuga imbere y'uru rukiko n'abaturage ari ukuri. Urakoze cyane. Uwo mugabo akaba agomba gukurikiranwa kandi uyu munsi nawe akiregura, turabyemeye, ariko urukiko nirwo rugomba gufata umwanzuro wa nyuma nyakuri. Gukurikiranwa nani? Niko wa mugabo aryo wambwiye ngo witwa nde? Nitwa Maguru. Ewe izina ni ryo muntu kabisa. Ese wavuze ngo uyu mugabo wamufashe arimo gusambana. Izina ryanjye bose naramufashe asambana n'undi mugore. N'undi mugore? Yego. Umufata mu gitondo? Nyakubahwa perezida w'urukiko. Ndakumva. Ngiye uko byatangiye. Nabyutse mu gitondo, murabizi ndi umukristo. Ngiuka mu gitondo ngiye gusenga muri Nibature. No ngeze hirya numva ibintu biri gukangarana, numva ibintu biri gusakuza. Ndungurutse nsanga uyu mugabo. Ibyo mvuga ni ukuri kwambaye ubusa. Nsanga uyu mugabo ari murari. Nsanga ari hejuru y'umugore w'abandi. Nyakubahwa. Ibyo bintu byanteye igikomere mu mutima wanjye. Ni umugore wande ni bumuzi. Byanteye igikomere mu mutima. Byatumye nifuza nanjye gusambana. Ndetse bituma ntekereza nabi ku buryo byatumye nsubira mu rugo ntajye no gusenga. Wazindutse nk'umwa. Mucejeke none rero uyu mugabo ni mubi. Biragaragara ko yamaze abagore b'abandi. Noko mama shange. Uyu ko ntaramukoraho. Uretse wa mugabo. Nyakubahwa perezida w'urukiko. Ndasaba ko uyu mugabo mumuhana mwihenukiriye ku buryo mumuhana akaryozwa ibyo yakoze. Mujye mureka dukomere icyaha kitaraba. Ndamutse navugishije ukuri ngo ndengere abakobwa cyangwa abadamu b'abanyarwanda, n'ejo wanjye yamufata kwaba ari ukorera umuco wo kudahana. Murakoze. Wa mugabo harya we ngo witwa nde? Niwe mbwira. Nabivuge yabi. Yitwa Fabian, kuramo iyo ngofero tumvikane. Uwo wambara ingofero mu nama wowe. Uriya se kwa yambaye. Nawe isobanure. Wait. Umva. Mada babari. Uyisobanure. Kanisonure nyine. Nakubaho. Yego. Niba ngo nari meze gutya. Noneho ntabwo ari ukunguru nari meze gutya. Kandi imbabazi ndazisabye. Babari. None nari muri siporo nyine.
noneho uyu mugabo anyuraho akunda guheheta kubi noneho mbonye ndi mu kasiporo n'udupompaje n'iki yumva ngo hari ibintu birimo gusakuza akeka ko ndi gusambana n'umuntu. uwo muntu niyitwa nde? uwo muntu ni uwahe? kandi ni umugore wanjye. noneho rero bo nta foto nta cyabayeho, nagaragaza ibimenyetso noneho mu mpande. Okay, we Maguru, ibyo bimenyetso urabifite? ngiye ibimenyetso perezida w'urukiko ngenda ndabifite. Birihe? none se ibimenyetso ari ikimenyetso si pompaje, izo ni pombaje. ni siporo mbani yarari hejuru y'umuntu. Muceceke twumve. yarari hejuru y'umuntu mbona ari gusunika gutya. none se umuntu asunika ubutaka ari murayi none se nyakuba yarabikoze ngewe naramubonye. nta nubwo ntabihakane. reka nkwereke ukuntu nari mezeho kagira imana we. fasha gutya nkwereke tu hano ubwo ngiye nyakora pompaje gutya yenkiraho dekento kugira gutya mbona ari pombaje ari siporo yakora. ntusurambira ngo urayindi hejuru y'umuntu wowe waryamiye umuntu ntumwica. Muceceke twumve. reka nkubwire uyu mugabo dore ni gutya bifite ireme. noneho se pompaje ko tuzi ko hari ahantu bakorera ibyuma bagaterura bagakora pompaje yo mu byatsi mu gitondo kare gutyo ni pompaje ki? uyu mugabo nanjye ndabyemeza nta pompaje yo mu byatsi. bwana perezida w'urukiko, reba neza ufungure umutwe wawe urebe ko ukora, hanyuma urebere umugabo ujye akwiriye. pompaje yo mu byatsi nta foto nta video yigeze afata ngo atuzanire, nta na kimwe. ese ubwo nashingira kuvuga ko uyu Fabiyani ari umunyabyaha? mujye mureka dukoresha ukuri. ariko muyobozi, hari aho Fabiyani yagize arabyemera kuko yumvaga ko ingingo bamuha zimufata, ahubwo abihinduye nyuma. uyu mugabo ashaka kuba yarabikoze. aje nisobanura ngiri mu mwanya nisobanura. ariko uyu mugabo nta bimenyetso bihari. ko yigeze kwemera ko bamusanganye n'uwo mugore w'abandi ngo arabyemera, ariko ngo arasaba imbabazi. ariko akangaka ko gashingiye wowe hari mu byatsi bamusanze mu ishyamba. mu ishyamba se niho bakora siporo. umva twumvikane umuyobozi wo Fabiyani rwose muceceke twumve Fabiyani. mureke nisobanure uri pe. bivuze ngo niba uyu nguyu yararose ndi gusambana ahantu ntanazi ngiye, icyaha nigeze kucyemera kugira ngo mungirire imbabazi. noneho imbabazi zabuze, umucamanza nguyu ahisa gushyiraho n'akadomo. ntabwo ndusha ububasha. ntabwo ashobora kundusha ububasha. nigeze gukuraho ngewe n'umusenyi. erega nukujyaho nanjye utazangeraho. kungugiraho ngushaka wi. none nibaza uwo mugore akabyemeza. nibaza umugore akabyemeza. okay, azamuzane. uremera ko nibamuzana akemeza ukuri nta kibazo muzampane bagutwara iki? none wakuvanamo iyo pantaro ntabwo yasanga warabikoze. ipantaro iba irimo n'akandi kenda k'imbere wambara, ntabwo ipantaro wakwambara guketse nkawe wowe unyamubihu. oya rwose Maguru, ngewe nta bimenyetso byemeza uyu mugabo ko yasambaye bihari. uyu mugabo rero muceceke twumvikane. uyu mugabo rwose shingiye ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko wamufashe asambana, uyu mugabo ndamurekuye nta kintu. wa mugabo asiye mukome mashyi mwese. wumvise shaka, wumvise wowe hitunasinya hariya vuba. akira sinya uzongera gukora iryo kosa. nawe karimo kumurengera kugira ngo wowe warambonye wowe waje kumuregera. erega waje kwemera ikosa. ntabwo bishoboka. mwese uwo mugore yarakuregera. umugore ataje baza ibimenyetso n'ibimenyetso asiye ariko nyakubahwa perezida w'urukiko, rwose nubwo uyu mugabo mumugize umwere, ariko rwose mumurekure nta kintu mushingiyeho. kujurira ni iminsi ingahe? 15. nta bimenyetso byigeze bigaragara hano.
nge rwose ibyo mvuga rwose uwuhe mugore we ndakubonye buretse ndebera ibyo navugaga akiri ndakubonye nanarakubuze kandi tubona noneho nkwereke umva uravuga uyu nguyu ariko ndavuga amaguru y'umuntu muyobozi yego ndakumva rwose muyobozi uyu ni rusisiranya muceceke twumvikane mfitanye ikibazo n'uyu maguru yego muyobozi ngewe amaguru yarambwiye ngo warashaka ko dukora ubukwe ngewe nawe none ashatse ko dukora ubukwe ngewe nawe ngewe ni ukuri muyobozi namuhaye amafaranga menshi none amaguru uyu nguyu aho kugira ngo antware dukore ubukwe amafaranga namuhaye yubatsemo amazu menshi none muyobozi ngewe ibibazo mfite ni ibi bibiri maguru uyu nguyu niyemeye niba agomba kuntwara tugakora ubukwe cyangwa se akansubiza amafaranga yanjye ntiwumva escroc gentil uracyaregwa byinshi ko kanyaraza ibibazo byinshi wowe muceceke twumvikane batavuga se ko titira sibyo nababwiraga ko uyu mugabo arengana ese wa mugabo shingiye kuyu uyu mukobwa aje kurega ko wamuririye amafaranga ye ntumutware uremera kumutwara cyangwa uramusubiza amafaranga muri iyi minsi yose mwabayemo mwambure byose ni mu mureke nawe avuge avuga se nyakubahwa perezida w'urukiko ndabyemera koko ko amafaranga yampaye ndetse nkubakamo n'amazu ariko ikintu cyabiteye cyatumye ntamutwara ni ukubera ko naje gusanga atabyara ngongo iki perezida w'urukiko wamutenda sivamo mureke twumvikane perezida w'urukiko nawe urabibona ko ukurikije indeshyo ye areshya n'agasekuru gasekura tungurusumu rwose nabonye adashobora kubyara ko ari umuganga w'inshuti yanjye wambwiye ko adashobora kubyara ubusa akanaga nyakubahwa perezida w'urukiko akanaga muceceke twumve ese ikosa ribi ni ugusuzugura umuntu kandi wa mugabo izo mvugo uratuma ngufunga nyandagazi ese wamenye gute ko atabyara wamutenda sivamo nuko afite santimetero 20 kandi umwana usore mugasanga areshya na simukadi ya muyobozi ngewe muzajye mukora ikintu kandi urumva umwana muri iyi minsi hanyuma gifite amafaranga muceceke twumvikane muceceke umwana w'agahinja aba afite santimetero 60 ubwo se urumva yamubyara ese ikibazo nkubaza uko ari no kurira ko nyakugira imana Fabiyani reka dukemure ibibazo ese uremera kumusubiza amafaranga ye cyangwa uremera kumujyana oya birakemuka rwose ndemera kumutwara nta kibazo umutwara hehe ureka twaremera mu mene ndemera kumurongora kubera ko ushinjije kumutwara ukore mu ntoki mbabarira ndemera kukurongora rwose mujyana icyo yashaka ariko mbere yuko murongora reka turane tumubika ahantu uyu mugabo uyu wasanga ari kwiyereka imbere yawe nyakugira imana n'amafaranga wemeranye rwose urusha urukundo nyakubahwa perezida w'urukiko ndakumva ndishimye none ntabwo nongera kurira ndishimye ndakugeza mu rugo akaguhinduka ndakurongoza turegere burya umva uri umuyobozi mwiza noneho ntabwo ikosa rikosorwa n'irindi tugomba kumuhana